Data wa twese uri mu ijuru turagushimiye cyane izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze ku bw'ineza yawe n'urukundo rwawe n'uburinzi bwawe. Mwami Imana ishobora byose, ijambo ryawe ni ukuri, utweresha ukuri, kandi Data wa twese umwuka wera akomeze kuzura imitima yacu, impagarike yacu n'intekerezo zacu, kugira ngo ukomeze kuganza kandi turusheho kukwitegura ubwo Yesu Kristo agiye kugaruka, tuzabashe kubana nawe mu bwawe bwo mu ijuru. Nibyo dusenze twizeye ko biduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndashaka rero ko dufatanyiriza hamwe gusoma ano magambo aboneka mu gitabo cyitwa Darkness Before Dawn, cyangwa se umwijima mbere y'icuraburindi. Umutwe w'ano magambo uravuga ngo The Healing of the Deadly Wound, cyangwa se gukira k'uruguma rwica. Ubuhanuzi buboneka mu Byahishuwe igice cya 13 bugaragaza yuko iyi nyamaswa ifite amahembe asa n'umwana w'intama izatera isi yose n'abayituyemo kuramya ubupapa cyangwa se kuramya papa. Ngira ngo ibi bintu ejo bundi byabaye nk'aho biduha akantu k'amarenga, aho twabonye Trump muri kino gihe cy'imyigaragambyo muri Amerika mu gihe ku byerekeranye n'uru rupfu rw'umwirabura George Floyd. Urabona ko Trump yabonye ko bimukomeranye, abonye ko imyigaragambyo ikomeye cyane, yahisemo gukoresha imbaraga akoresheje igisirikare kugira ngo abashe guhosha imyigaragambyo, ariko kandi akora n'ikindi kimenyetso gikomeye cyane cyo kugenda akajya ku gishushanyo ndangamurage cya Papa Paul Yohani Paul wa kabiri uvuka mu gihugu cya Polonye. Ni gushaka kwerekana yuko nawe rwose ari mu bantu basenga kandi yifatanije n'itorero ry'abakatolika. Muzi ko rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari n'abakatolike benshi. Aha rero mu by'ukuri Donald Trump nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba yajya kugaragaza yuko yifatanyije cyangwa se kuba ashaka kwikururira ino popularite, biragaragaza neza no magambo ukuntu ubuhanuzi bugaragaza yuko iyi nyamaswa ifite amahembe asa n'umwana w'intama izatera abantu kuramya ubupapa. Nibyo rero Trump yakoze, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niba yakoze iyi sembole cyangwa se niba yakoze ano marenga akajya ku gishushanyo cya Papa Yohani Paul wa kabiri, bitugaragariza neza intambwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje kugenda itera zo gushaka kwerekeza abantu kuri Roma. Ubu buhanuzi rero buzashyirwa mu bikorwa cyane cyane mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizabasha kwinfosinga cyangwa se zizabasha guhatira abantu kuramya ku munsi wo ku cyumweru. Kandi uyu munsi rero w'icyumweru akaba ari wo munsi itorero rya Roma rivuga yuko ari umunsi ugaragaza ububasha bwaryo. Kubera iki? Kubera ko niryo ryashyizeho uwo munsi w'icyumweru, umunsi wo ku cyumweru, dimanche cyangwa se sande, cyangwa se umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri uku gushaka kubahiriza ubupapa, ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba ziri zonyine, cyangwa se kwigaragaza kwa Roma mu bihugu yari yaramaze kugaragazamo ububasha bwaryo. Ntabwo uko kwigaragaza kwa Roma kwigeze kurimbuka ngo kugende mu bihugu bimwe na bimwe. Kandi ubuhanuzi butubwira kongera kugarukana ububasha ku itorero rya Roma. Nabonye umutwe wayo wari wakomeretse kugeza n'ubwo wapfa. Noneho uru ruguma rwica nyuma ruza gukira. Nuko abantu bose batangarira ya nyamaswa. Uru ruguma rwica rugaragaza cyangwa se rwerekeje ku kugwa k'ubupapa mu mwaka w'1798. Uruguma rwica rw'iyo nyamaswa ruza gukira, nuko isi yose
itangarira ya nyamaswa. Paul yabivuze neza aravuga ngo uyu mwana wo kurimbuka cyangwa se umwana w'umunyabyaha azakomeza kugumaho kugeza igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mu gihe twegereje igihe cya nyuma giheruka, azakomeza umurimo we w'ubushukanyi. Umuhishuzi nawe yarabivuze ayerekeza asobanura iby'ubupapa avuga ngo abantu bose batuye isi bazamuramyaho, abantu bose amazina yabo atanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mu isi ya kera no mu isi y'ubu, ubupapa buzahabwa icyubahiro giturutse mu byerekeranye no kuramya ku cyumweru. Ibi bikaba bigaragaza ububasha, byemeza cyangwa se bishimangira ububasha bw'itorero rya Roma. Nshuti muvandimwe rero, urabona yuko igihe kirakomeye kandi tugeze mu bihe bya nyuma. Imana idufashe tubashe kuba maso ngo dusobanukirwe neza n'iki kintu Donald Trump akoze, kuko iki ni ikimenyetso gikomeye cyane mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kidakwiriye kwirengagizwa. Muribuka uburyo Donald Trump atorwa yateranaga amagambo na nuno papa uriho Francis mu gihe bamuregaga ibyerekeye no kurwanya abimukira no kubura impuhwe n'ibindi byose. Baterana amagambo avuga ati namwe itorero rya Roma turabizi abantu mwinshi uko bangana, akagenda bacecekesha binyuze mu mateka. Ariko ikibazo cyo kwibazwa ni iki: mbese Donald Trump aje kumara iki kuri iki gishushanyo ndangamurage cya Papa Yohani Pawulo wa kabiri? Nta kindi rero kitari ugusohoza buriya buhanuzi buboneka mu byahishuwe igice cya 13. Nahawe nahanjye kugira ngo tube maso kandi dusenge. Data wa twese, urakoze kubw'amagambo yawe, ukomeze kuduhishurira, uduhe imitima ihugutse kandi imitima y'ubwenge, uduhe amagara mazima ngo tubashe gukurikirana ijambo ryawe no kurisobanukirwa, uduhe kuba b'umwuka kuko uri uw'umwuka. Nibyo dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.